Ndabasuje cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza. Ndagushimiye cyane kandi ko wahisemo kumva Bivugwe TV ikaze. Nk'ibisanzwe rero nkora nshimira cyane mbikuye ku mutima wowe wakoze subscribe. Nawe niba utaradutera inkunga wareba aho handitse subscribe ubundi ugakora no kunzogera, urabudufashije cyane. Kuri screen zanyu murimo murahabona umugabo n'umugore aba bamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse rero baranabikora barabikunda, biza no kubabera byiza cyane kuko uretse no kuba byarabegereje Imana cyane byaje no kubaviramo umugisha mu buzima busanzwe, ndetse bakaba baraje no gukora business ikomeye cyane bayikesha uyu murimo wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni Papi Clever na Dorcas, aba rero bakaba bari mu byishimo byabo nyuma y'uko bamaze gufungura iduka rya Ruturu ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi hariya mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo hazwi nko ku Kinamba. Bakaba bafite kenkayori rero ikomeye cyane. Ni mu gihe ubwo baganiraga n'igihe Dorcas yavuze ko batangije igishoro giciriritse cya miliyoni 4 zonyine. Hanyuma rero akomeza kuvuga ko ubwo yari atangiye gucuruza yari afite ikibazo gikomeye cyane cy'uko abantu bazaga bakamuca intege bamubwira ko umuntu uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kandi akaba ari umufitari atari wo kwicara mu iduka rifite igishoro cya miliyoni 4 zonyine. Gusa we nk'umuntu wari ufite intego yahisemo gukomeza ubucuruzi nk'uko yabikundaga nubwo yari afite igishoro cya miliyoni 4, ariko akaza kuvuga ko byamugoye cyane nanone kubera ko abantu benshi bazaga bataje kugura ahubwo baje kumuganiriza ndetse no kumugisha inama nk'umuntu w'umuhanzi ukomeye cyane, ariko we bikaza kumugora cyane. Nibwo yaje gufata umwanya maze aragenda yicara yitekerezaho, ariko aza gusanga agomba gukomeza ubucuruzi, ndetse ahitamo rero kujyaha umwanya babandi baza kumuganiriza ndetse banamureba cyane kuko ari umuhanzi w'umusitari nyine. Bityo rero ubucuruzi bwabo buza kugenda bwaguka buhoro buhoro, dore ko bari baratekereje gukora ubucuruzi kera ariko baza kubishyira bikorwa mu mwaka w'ibihumbi 2023. ubwo rero bavuze ko batangije miliyoni 4 zonyine, ariko ubu ngubu bakaba bamaze gutangariza igihe ko iduka ryabo rimaze kugeramo arenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, dore ko batangiye banarangurira mu Rwanda ibicuruzwa byabo, ariko magingo ya bakaba bageze ku rwego rwo kujya kurangurira mu gihugu cy'Ubushinwa ibyo bashyira mu iduka ryabo. Papi Clever na Dorcas bamaze gutangariza igihe ko ubucuruzi bwabo bubafasha cyane mu muziki, nubwo umuziki nawo ubafasha cyane mu bucuruzi bwabo. Uti byombi birungikanya kubera ko iyo dukeneye amafaranga mu muziki twifashisha kuyo mu bucuruzi, kandi nanone umuziki wamara kubyara amafaranga tukayafata nanone tukayasubiza mu bucuruzi bwacu, bityo bikaduha kwiteza imbere ndetse no gukomeza kubaho neza. Nyamara abantu benshi twaratangiye baduca intege ariko twabimye amatwi. Ubu bucuruzi bubera ku Kinamba, uyu muryango watangaje ko Dorcas ariwe ukunda kuba uhari cyane, anatangaza ko abantu benshi bakunda kuhagarara kugira ngo bamurebe byonyine, hari nubwo rero biza kubaviramo no kugura, bikababera umugisha ukomeye cyane wo gukomeza kwagura ubucuruzi bwabo ndetse n'umuziki. Banatangaje ko kuba bacuruza bitabaviramo kudakora indirimbo kugira ngo babashe kuzigeza ku bakunzi babo. Baravuga bati gucuruza tubasha kubihuza cyane n'umuziki wacu dukora. Ikindi gituma bikomeza kuborohera nuko Papi Clever yize ibijyanye n'amashanyarazi, ibyo rero yakagombye guhamagara inzobere zibihuguriwe ngo zibashe kuza kumufasha, we abasha kubyikorera kuko yabyize. Ari nako bafite alubumu nshya bagiye gusohora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mbere yuko bakora ibitaramo bizenguruka isi. Bafite muri mwaka w'ibihumbi 2026 bakaba bafite n'ikindi gitaramo gikomeye cyane mu murwa mukuru wa Kigali, nubwo amatariki yo kugikoreraho batayatangaje. Kuri ubu Papi Clever n'umugabo wa Dorcas bakaba baramenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse ye baza kubikunda cyane kurushaho, biza kurangira banibaniye nk'umugabo n'umugore, ndetse baza no kugira umugisha ukomeye cyane, bibaruka abana bagera kuri 2. Ubu rero Papi Clever na Dorcas barabana nk'umugabo n'umugore, ndetse bakaba bafite n'abana 2, bakaba bibera mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Gisozi. Mukomeze kugira umunsi mwiza.